uzaba umusengera agusengera cyangwa n'ikindi, ariko ni ukuri niba wagize kwizera ukagira kwizera hamwe natwe ukazamura kwizera kwawe, ni ukuri reka mwinginge musabe ngo ni ukuri ibyo birahagije hamwe n'isengesho tujye gusenga. Abantu bambipa ntabwo ari byo. Abantu bambipa ntabwo ari byo. 078 dufite ibintu byinshi byo gukorera Imana, nimureke mwe kutubipa, ahubwo mugire gute nibura niba ushaka ko dusenga uze kuduhamagara after ikiganiro. Ikindi nanone reka gatoya, mfite channel yitwa Iyera TV niyo ibonekaho ibihangano byanjye byose n'andi makuru yose y'Imana. Iyera TV kuri YouTube, hanyuma ugahita umbona. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ijambo ryawe ryarambwiye mu bice 15 n'umurongo wa 19 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ijambo ryawe rirambwira ngo nuva nibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanje. Ikigeretse kuri ibyo bazakugarukire ariko ntuzigera ubagarukira. Aya masaha mu izina rya data twese n'iry'umwana n'umwuka wera, mu izina ry'Imana isumba byose ritari ry'umuntu, nonaha bitarejo. Ijambo ryawe riherutse kumbwira, rirambwira ngo biremwe nonaha kandi ntabwo ari ibyejo ahubwo ni ibya nonaha. Nshingiye ko mpindutse nk'akanwa kawe, kuko numva umutima wanjye ntacyo uri murandega. Nirukanye indwara ku buzima bw'aba bantu mu izina rya Yesu. Nsezereye diabete, nirukanye umwuka w'impyiko, nirukanye imbaraga za kanseri. Reka uyu mwijima ukire, reka iki gifu gikire, reka aya mara yagendaga nabi, reka aya mara yagendaga nabi, aya mara nakire mu izina rya Yesu. Uyu muntu wari urwaye umutwe udakira, uyu mutwe nukire mu izina rya Yesu. Ubugumba, izi mbaraga z'umwijima, izi mbaraga z'ubugumba ndazirukanye mu izina rya Yesu. Nonaha imbaraga z'Uwiteka Imana nizitanga akazi, imbaraga z'Imana ziracyahari kugira ngo zitanga akazi mu bashomeri. Reka abashomeri babone akazi mu izina rya Yesu. Reka abacuruzaga bahomba, ibihombo nibiveho mu izina rya Yesu. Umaze igihe ku gisasiro, nonaha ndatangaza ngo ntakibyukeho mu izina rya Yesu. Uwarusohowe mu nzu muha ubukode asubire muri iyi nzu, kandi buri muntu wese byari buyobeye nibyemere. Uwari ugiye kwiyahura urupfu nirukurweho mu izina rya Yesu. Icyatumaga yiyahura kivanweho, bimenyekane kuri Imana. Ni kugadata twese n'umwana n'umwuka wera mpamije cyane. Amen. Umuntu kandi washaka kwakira Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ugaraza guhamagara. Ampamagare mu izina rya Yesu. Munyandikira bamwe mu manzi, ni ukuri mbikuye ku mutima umenya nimero y'umuntu wese wavuze ko ashaka kwiyahura. Nge nariyahuye ndetse inshuro 2, ariko Imana irandinda. Rero mfite icyo namubwira. Rero umuntu wese wumvaga wihebye bikomeye cyane, akaba ashaka kugira ngo ahumurizwe, aze kuma nimero ye muhuze n'uyu mubyeyi. Imana ibamugisha. Radio nira waruteze amatwi ni 102.8 Radio Umucyo. Imana yabicyubahiro kugirira byose. Ukomeze muteze amatwi 102.8. Ikiganiro nahera gitambuka buri wa gatandatu kuva saa 10. Wagikunze nawe gicirarikira abandi ugacikwe. Ibisigaye byose Imana ibahumugisha. Amazina y'Imana Manze Justin ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye niko nitwa. Ngaho ibyiza Iyera TV kimanuka kabakurikiye. Amen. Hallelujah.